Rwanca kugira ngo abantu batangira ikintu cyakanga rimwe ugahiterekera ejo yakongera bikanga akahita byibura akahita bivamo akavuga ngo si ibyanjye ariko buryo ugomba kurwanira icyo kintu kuko nta kintu na kimwe uzabona byoroshye ikintu ubonye byoroshye n'ubirimo muri ako kanya kitakigucika kandi ndashaka kubwira abantu baba bariciriyeho iteka kandi nyine ntabwo ugomba kwiciraho iteka ugomba gukomeza ukarwanira ikintu ushaka mu gihe batarakurenzaho beto mu gihe batarakujyana rusororo mu gihe batarakurenzaho igitaka nyine uba ugomba kugira icyizere y'uko ikintu warwanira ngo muri ADEPR kabaye ugasanga nawe niho asengera muri ADEPR kabaye ugasanga se na nyina niho basengera ADEPR byacitse ugasanga nawe yarahasengeraga kavuga ngo ubundi ubonye ubwambure bwa papa na mama waza kuri kamera ukajya kuvuga ngo data namubonye yambaye ubusa ese ari iki cyagukuye muri ADEPR sobanurira abajureka ibintu birebire nabizi ushaka ko ndazite ikintu nakubwira buri wese inama y'igisize twese turi mu isi y'ikaraga gutya wese afite ibibazo bye n'ujya kumindinga ibibazo by'umusatsi wawe mama Charlene ndamugarukaho gato ndaje iki kibazo nabashije Charlene hari icyo narimbajijemo arimo azansubiza mubaza ngo wowe Charlene wumva uzakizwa n'ikikuriho cyangwa n'ikikurimo ubundi ntabwo Charlene nagombye kukibaza ahubwo nakibaza nkawe iyo urebye umukobwa wawe uko umubona uko muganira ubona azakizwa n'ikimuriho cyangwa n'ikimurimo inama mwari murimo se yari iki kugira wenda ngo abantu baze gusobanukirwa tugane ku musozo ariko tumenye ngo ni ibiki bizakurikiraho muri iri huriro bimeze gutse turakoze inama ikintu yavugaho cyane ni ugutegura iriya event dufite mu kwa gatatu kugira ngo nk'uko inama zibereye mu Rwanda nk'uko zikunze kuba ziteguye neza kugira ngo dutangire twitegure hakiri kare tureba nayo n'abatumirwa tuzatumira icyo nicyo cya mbere ariko kimurimo kizamugeza imbere ariko mama Charlene mbere yuko wenda ngaruka kuri uyu muvandimwe hari ikintu murashobora kwibaza turi kuyobokamana TV turi kuri mama Charlene official tuba turi no mwivuga butumwa pe hari kuntu mu isi y'umwuka ibintu bitajya bitungura abantu iyo unabye Charlene pe uganira nawe byonyine kumviye umuvumo sibyo fight or die umuntu wese ahita yumva ari ikintu kiremereye kimuruta reka bari kumvuga cyagombye gutekerezwa n'umuntu wenda tugiteri ngiye hari umugore kubwira Charlene n'impano yanjye ntukabangamira abana bawe ngo bitware impano Imana iguha ibyo ushaka naho wamukubita ntazamera nka Charlene ibyo bishoboka noneho hari umugore umwe wigeze ambwira ngo mama Charlene ngo nubone ubukene ufite n'inzara ngewe mfite umwana nka Charlene ntabwo nakongera gukena ntiwabigenza ubu mbafitiye amakuru mw'abantu mwumva ninyashyira ahagaragara muzavuga buti mama Charlene burya ahantu yatinze byari sawa ngira ngo ni ibintu byumvikana ni naha ngaha kuri kubahobera cyangwa kuri uyu muhobero niho dusoreje kino kiganiro ni mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze kuri mama Charlene official ndetse na Iyobokamana TV ni kwa kundi mumenye ko tugira gute tukabakorera inkuru ziba zigiye zitandukanye ari za gospel ndetse n'iziri sociale ziba zifite icyo zimariye societe iba igenda zikurikira turi kumwe rero n'iri tsinda ry'aba bantu n'umwana na nyina ndetse n'undi musore cyangwa umugabo umusore cyangwa umusore okay uzanshake muri iminsi ngufitiye umuntu kazi mumeze neza meze neza cyane impamvu nkubanje nuko nkeka ko ari wowe ushobora kuba ubuyobozi ukuntu yego ntabwo wibeshye yese twaje hano rero tubasanga mu nama ni nama numvaga yifite ibintu bitegura biremereye ukuntu urabidusobanurira utubwire ariko mbere wenda yuko dutangira tuganira cyangwa tubabaza reka mubaze mwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kuganira nabande twuzuza nyine iyi nama mwari murimo nkuko abantu bagiye kujya bagenda babireba ibyavugiwemo nuko ibintu byose bimeze ndetse banakurikira ikiganiro murakoze cyane nitwa Muragijimana Shukuru Modeste nyobora umuryango witwa Rwanda Youth Advocacy Champion noneho nkayobora n'ihuriro ry'imiryango ni ihuriro
ry'abafondateri b'imiryango ryitwa NGO Focus Global Network. Ubwo mu Rwanda ishami ryayo mu Rwanda n'ingi uriyobora. Umuryango international. Yes. Ngo ubwo mukora iki bigenda gute wenda ubwo ndahita nkubaza tu. Rimwe mu byo dukora nk'uko iryo huriro ririmo imiryango ubu ngubu 20. Yes. Buri muryango ugiye ufite icyo ukora. Icyo ukora urugero wenda natanga ni nk'umuryango wa Charlene n'ubundi Fight or Die. Ibikorwa wenda we araza kubyibugera ibikorwa bakora n'ubundi nibyo dukusanya ubwo bikaba ari iby'iryo tsinda. Ndebye nk'urugero je umuryango nyobora ubusanzwe ari Rwanda Youth Advocacy Champion dukora kubijyanye no kurengera umwana ndetse n'abafite ubumuga. Okay, ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Go fight or die, rwana cyangwa upfe. Rwane niki apfira iki? Turi buze wenda kubimenya. Charlene naza kudufasha. Turi kumwe n'undi mu mama mwiriwe neza kandi muraho. Amakuru tugwa ikaze cyane yaba kuri mama Charlene official ndetse no kuyoboka Mana TV. Urakoze cyane. Long time wana ko waruze. Hari ibintu ntegura nyine. Uko maza mu bintu nk'ibi maze iminsi ugomba kubuhuze. Uri mu kugira ngo tegure neza. Yego. Aha, abantu barakuzi ni mama Charlene ni mune Mukeshimana Emerita sibyo ra? Aracyari ko akiyitwa ntabwo arahindura izina. Nta nundi mwana arabyara ngo bamwitirire undi utari Charlene. Charlene tugoha ikaze cyane ariko reka bakomere mikrofone. Umeze neza? Wow, tugoha ikaze cyane n'ukuri ntabwo twari tuguherutse pe. Long time. Waruri muri baho cyangwa pfu. Ngo fight or die. Bishatse kuvuga iki? Yambwiye ngo n'umuryango wawe ukora gute baho gute nako rwana cyangwa upfe gute urwane n'iki bintu nk'ibyo dusobanurire. Niba ari ubwa mbere mbivuze ntabwo ni fight or die movement. Rwana cyangwa upfe umuvoma ashaka imana n'inkunga bigenda gushaka ireba abantu bose irwane nyine cyangwa ntabwo ari ugupfa ngo yumva ntabwo ari gupfa nyine ngo ni ukurwana cyangwa niba umuntu amaze gutera imbere ugenda urwane nawe wabyo. Impamvu nahise fight or die movement nashakaga nyine kubwira ni abantu bose waba uri papa waba uri mama waba abajene mariye abasore abakobwa ndetse n'abakiri bato nyine ikintu cyose ushaka muri iyi si ugomba kukirwanira naho wagipfira. Ntabwo ari ugupfa nyine ngo ushyingure ndashaka kubwira abantu no kurwana kugira ku munota wa nyuma. Yego kugeza ikintu cyanze ukavuga ati kino kintu kiranze nyine kisi cyanjye ariko baje kurwana. Nshaka kubwira hari abantu batangira ikintu cyakanga rimwe ugahita rekera ejo yakongera bikanga agahita byibura agahita bivamo akavuga ngo si ibyanjye ariko burya uba ugomba kurwanira icyo kintu kuko nta kintu na kimwe uzabona byoroshye. Ikintu ubonye byoroshye no muri ako kanya kitakigucika. Kandi nashaka kubwira hari abantu baba bariciriyeho iteka kandi nyine ntabwo ugomba kwiciraho iteka ugomba gukomeza ukarwanira ikintu ushaka mu gihe batarakurenzaho beto mu gihe batarakujyana rusororo mu gihe batarakurenzaho igitaka nyine uba ugomba kugira icyizere y'uko ikintu warwanira wakigeraho. Rero nta muntu n'umwe ukwitayeho niyo mpamvu ugomba kurwanira ikintu ushaka ati ukigezeho. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Mama Charlene uyu mushinga cyangwa iyo muvoma ya Charlene iki wayitubwira? Icyo nayibabwiraho ni uko umuntu akora ibyaze kandi afite ubushobozi. Ni ibintu byavuye mu bitekerezo bye. Iyo abikuganirije mu buryo bwimbitse usanga ari impano y'Imana imurimo. Kandi ngira ngo niwe wabanje kujya kuri training y'iri jambo kuko iri jambo ntabwo yari kurihabwa yicaye ku ifiriti na mayonnaise. Nawe yabaye navuga ngo yabanje kwibera isomo kugira ngo Imana imukuremo n'andi masomo y'abandi abacitse intege abafite ubumuga abafite ubuzima buciriritse
abadafite aho bahagaze n'abandi bumva ko barindiriye gupfa kugira ngo azababere umuti n'igisubizo. Yego. Iyi rwana rero cyangwa upfe ngewe iyo ayivuze mpita nyumva cyane kuko nibwo buzima yabayemo kuva akivuka kugeza na n'isaha, ariko akomeje kurwana kandi azavamo umuntu ukomeye. No kuba yicaye nuko yarwaye n'ahandi agiye kuzicara hakomeye nuko azaba akirwara. Umuntu wenda uri kureba kino kiganiro dore ko kiri ku ma platform yivugabutumwa, reka ariko mvuga, ashobora kwibaza ngo ni gute iyi muvomo yakora ku umukristo yakoresha iyi muvomo, yarwana cyangwa agapfa, yabyitwaramo gute? Ngira ngo cyo ni kubaza sinzi niba uri kucyumva, ni gushaka kubaza ngo umukristo we iyi muvoma yamufasha iki mu ngamba nyine zo gukomeza gutera imbere cyangwa guprogressinga? Reka bari kumbaza nawe urakinsubiza kandi reka nkubwire ahubwo nimba hari abantu tuba tubwira abantu mbere n'abakirisitu, abakirisitu bazi ko iyo wasenze iminsi 7 Imana igomba guhita ibanguka ikagusubiza, kandi ntumenye ko usenga n'imyaka 7 itaragusubiza. Ubwo rero Imana ibishaka ahubwo abantu bakamiritse, bamwe bayisenga kugeza ibashubije, niho bihurira. Kudacika intege, nusenga iminsi 7 uzavuga utereka ntube 2 ngira iminsi 14 nubona byanze uzawongera ukube 2 ibe 28, nubona 28 byanze uhita uyigira 56. Urumva 56 niyo ngito uyigira 110 n'ingahe n'itandatu, niba nibeshye mu mibare ntabwo mbizi, ntuzacunga kugeza igihe nimba ari umwana Imana yakubwira umubyara, kugeza igihe akazi Imana yakubwira ukajyaho, kugeza igihe urugo Imana yakubwira urubona, kugeza igihe umufungo Imana yakubwiye ngo kofi yawe zabirimo akantu, nta gucika intege. Hanyuma ucitse intege rero ni ugupfa, ntabwo uri bupfa uhagaze, nani ngo tuguhambe, uzapfa uhagaze, uzajya usigara uririra iby'abandi, bariya twarasenganye, uriya muntu akijijwe ejo bundi, mwariganye nyine yarakize nyine n'ibimureba. Uzapfa uhagaze mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bwo kwiheba, mbese ise haba iyo umuntu wese arambiwe kwihangana nta buzima basigaye, kuko ibintu by'ubu byose showe ni ukwihangana. Ku bakirisitu rero iyi fight or die ikintu ibigisha ni ukwihangana no kurindira amasezerano twihanganye. Ibyo kwivumbura sinzongera gusenga nanjye banzungirire gutya, Imana ntikangwa ntiterwa n'ubwoba, ntabwo ushobora gufata ibintu byayo bifatika ngo ibiha umuntu ujegajega. Iyo ibiguhaye utabiruhiye ubipfusha ubusa, irabanza ikareba ko ufite n'imbaraga zo kubyakira. Charlene, hari umuntu w'urubyiruko w'umukobwa uri kureba kino kiganiro ari no kumva fight or die iyo muvoma yawe, ahura n'ibigeragezo byinshi bikomeye bitewe n'imfubyi, no umuntu ubayeho mu buzima bukomeye, nyamara afite ubwiza pe. Abagabo baramushaka, abasore baratereta, bamuhagurukiye pe. Ni gute yarwana cyangwa agapfa ariko akagera ku ntego y'ubuzima? Ni mwiza pe, ubuzima bubi ariko abagabo baraburwanira kandi ashaka gutera imbere. So hano rero biterwa n'amahitamo urakora, cyangwa bigaterwa n'uko umuntu nyine we asanzwe abayeho, cyangwa bigaterwa n'icyo umuntu ashaka. Gato minota 15 umukobwa warwaniwe n'abagabo kandi arashaka gutera imbere, kandi ni mwiza, kandi afite ubuzima bubi, kirakomeye. Fight or die. Hano ndavuga mu bice bibiri, abakristo ntibanyumve nabi, sibyo, ako tugomba kujya ku mpande zose. Ndabyunda kumva. Hari umukobwa we uzaguma ku myizerere, sibyo, ku myizerere, akavuga uko byagenda kose ngomba kwihangana, uko byagenda kose ngomba gutegereza, nkakora nanyura mu nzira zigoye ndi buzibonemo duke, ariko nkabazi ko utwo duke turi bumwe amahoro ntadukwiye mu bintu bibi, sibyo. Uwo ni umukobwa umwe. Ariko hari n'undi mukobwa ashaka kwihangana
pe ejo akihanga akabona ubuzima tujye tuvuga realite yuko ibintu bimeze tukavuga ngo ni ijambo ry'Imana gusa ndakumva cyane sibyo hari igihe ntabwo dufite imitima imwe nubwo dutekereza kimwe ariko hari undi mukobwa uzihangana ejo bakatubwira reka mbyihore ariko inama n'ubuzima bubaye bubi ibintu bikaze no mu mutwe atekereza ibintu byinshi uwo mugabo nyine azamwemere atari uko ari urukundo atari uko amufitiye feelings atari uko amwishimiye ari uko ari ukugira ngo agire icyo amukuraho hari n'uwabikora gutyo ko bati kagira icyo mukuraho nimara kukimukuraho ubundi mukatire ngende nigende naje mwihore nyine ubone ko kuri iyo niko kurwana kwe nyine nuko kurwana kwe nuwo ngo wihanganye nuko kurwana kwiwe ahubwo ngiye ariko subwo hari icyo bwo ko ari kurwana ubu ntiyaba ageze ku butsinzwi bwe reka bari ko wenda nkubaza abantu nabikubwiye abantu turwana mu buryo butandukanye kandi abantu turwanisha ibintu bitandukanye hari umuntu ari n'urwanisha ikimuriho nyine yego hari umuntu uzakizwa n'ikintu kimurimo hari n'uzakizwa n'ikintu kimuriho naho ati rero aho ikizagukiza kurusha ikindi usibyo ujye uba aricyo wubaka kurusha ikindi ubuze ko abanyamakuru ko tugira amatsiko wenda iyo ibibazo biva mu bindi nka Charlene azakizwa n'ikimuriho azakizwa n'ikimurimo iyo witekereza najya ku mpande zimwe ukavuga ngo nyobeje umuntu ukavuga ngo bimeze ute ariko ikintu navuga abandi bakaba ngo ugumuye abakristo witondera kwirinda amatiti y'aho umuntu turi inbox namubwira ibitandukanye ariko hano reka mbabwire icyo mushaka kumva ngiye ikintu navuga wowe nujya guhitamo sibyo nayo ni fight or die wowe nujya guhitamo ujye wireba ureba amahitamo ugiye gukora sibyo umenye kuko njye simbubereye mu mutima sindi mama wawe sindi mukuru wawe sindi mushiki wawe sibyo nujya gutekereza se ndahitamo ugiye gukora aya mahitamo mu myaka 2 aya mahitamo azaba agejeje kuki mu myaka 5 yanjye iri imbere n'inkora aya mahitamo bizaba bimeze gute ubundi uzahitamo kuko byose ni fight nyine niba wabyemeye fight kuko nicyo kirugo wishyira kugira ngo uba mwiza icyo kiba kigoye sibyo and then ubumenye ngo aya mahitamo ni nyakuri mu myaka iri imbere nzaba ameze gute ubundi ubone guhitamo icyo mama Charlene ndamugarukaho gato ndaje iki kibazo nabashije Charlene hari icyo narimbajijemo arimo azansubiza mubaza ngo wowe Charlene wumva uzakizwa n'ikikuriho cyangwa n'ikikurimo ubundi ntabwo Charlene nagombye kukibaza ahubwo nakibaza nkawe iyo urebye umukobwa wawe uko umubona uko muganira ubona azakizwa n'ikimuriho cyangwa n'ikimurimo icyo cyo turakomeye ariko kiroroshye ikintu kizamukiza ni ikimurimo kubera iki ntihazagira umuntu uvuga ngo azakirira imbere cyangwa ngo akenere imbere ubu tuvugana aka kanya ngiye ubu imbere hanjye ndahazi yego muri wowe muri njye umuntu n'uyu n'umwe ntiyahamenya kuko muri njye ni kure ariko umuntu wese ajya abimenya ntakagira ugushuka ngo imbere hawe ni heza mu gihe muri wowe hatari heza n'imbere hawe ni habi kandi mu gihe imbere muri wowe ari heza ujye umenya ngo isaha n'isaha n'imbere yawe hazaba heza sindi bukubwira ngo hazaba heza mu mwaka umwe cyangwa 2 ariko icyonzi ni kimwe nuko hazaba heza ikintu rero gikiza umuntu ni ikimurimo uyu mwana rero nibyariye ikimurimo Charlene ikimurimo kizamugeza imbere ikimuriho rero kizamwereka inzira azanyuramo kizamuha support ikimuriho nicyo kizamwereka inzira azanyuramo ariko ikimurimo kizamugeza imbere ariko mama Charlene mbere yuko wenda ngaruka kuri uyu muvandimwe hari ikintu murashobora kwibaza turi kuyoboka Mana TV turi kuri mama Charlene official tuba turi no mwivuga butumwa pe hari kuntu mwisi y'umwuka ibintu bitajya bitungura abantu iyo urebye Charlene pe uganira nawe byonyine kumviye umuvumo sibyo fight or die umuntu wese ahita yumva ari ikintu kiremereye kimuruta reka bari kumvuga cyagombye gutekerezwa n'umuntu wenda tugiteri lisansiye
cyangwa nyine umuntu ukazi uretse wenda ko ari ashobora guhita gusubiza ngo nawe n'ibisanzwe mu bigeragezo nabo babaho urumva ariko icyo nshaka kuvuga Charlene uko ameze ibi bitekerezo byiza agira izi nama n'impanuro agira izi ngamba nziza bafite zo ziterambere ry'ejo hazaza nka mama we byaragutunguye cyangwa akiri na mutoya ijambo ry'Imana ngo nakumenye ni Imana yabivugaga nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe ushyiraho kuzaba umuhanuzi uhanurira amahanga hari ukuntu abana uko bazamera mu isi y'umwuka ababyeyi baba babizi byaragutunguye mbese niki wabitubwiraho gatoya wenda ntabwo ari ibintu uri buze gutindaho Imana ivuga ibintu birenze ibyo dutekereza cyane hari ukuntu ikubwira ngo uyu mwana wawe azakomera kuruta abana bose bazagukomoka ariko wareba ukuntu uwo mwana ari we ari nawe ufite ukuguru kumwe kurekure ukundi kugufi ukavuga uti cyokora witeye utaragira imbaraga zo gutera n'igipindi kabisa nawe rero akakubabarira kuko yakubwiye ibikuremereye ariko Charlene akivuga nibwo natangiye guhabwa amasezerano ye ariko sibyo n'amasezerano naho ibintu byose ukabona n'umwana ufite ubuhanga bwihariye kuko hari naho naturaga ugasanga ababyeyi bari gukubita abana babo urutwa na Charlene agira igiti kikakurya Charlene agira ngiye hari umugore wese ubwira Charlene ni impano yawe ntukabangamira abana bawe ngo bitware impano Imana iguha ibyo ishaka naho wamukubita ntazamera nka Charlene ibyo bishoboka noneho hari umugore umwe wigeze ambwira ngo mama Charlene ngo nubone ubukene ufite n'inzara ngewe mfite umwana nka Charlene ntabwo nakongera gukena ntiwabigenza ngo namushyira mu kagare nkajya kumusabisha uri kumva ndamubwira intungiye ijambo ribi noneho mu mutima aho ndi nti koko ubu Imana uyu ni umugisha yambwiye ntihoya pe ntabwo bishoboka muri make nagiye muhabwaho amasezerano ariko nanabibwirwa nkabona ibintu akora nkavuga niyo mwana ntiyoroshye yagiraga ubwenge bwo mu ishuri akagira ubwenge bwo mu buzima busanzwe akagira ubwenge muri barumuna be akagira ubwenge ku buryo namusigaga ku rugo nkumva ngiye mfite umuntu mukuru noneho nuko yagiye akura atangiye kwandika igitabo cya mbere yiga mu wa mbere segonderi ni naho batangiye kumurwanya no kumuroga no gushaka kumwica noneho mbonye ukuntu umuntu ahiga Charlene agashyiraho n'amafaranga uzi ko bamuhize baramuhize bashyiraho n'inoti uzanyicira Charlene urumva bashyiramo amafaranga haba mu buryo bwo kumuroga haba mu buryo bwo guhambana amafaranga ngo bamwice ndavuga iyi ni Imana uyu Charlene udapima n'ibiro bingahe agatangirwa amafaranga mitamboneni nta muntu bashobora guhiga iyi ni Satani iri kumuhiga kugira ngo iburizemo umugambi kuko urebye amafaranga amaze gutangirwa mu myaka agezemo n'ibintu yakoreye ariko wareba ukuntu Imana imurinda joro Imana irinda Charlene nta muntu kuko yarapfuye nkajya musezera kandi ibyo ngibyo ibyo bitero n'ubu ntibyashize n'ubu birahari ariko nimba hari abantu Imana ihagazeho kandi bazavamo ikintu gikomeye nabiboneye kuri ibyo bintu bibiri nabonye uburyo ahigwamo mbona uburyo Imana imurindamo noneho mbona muri uko ameze ndavuga ni nanjye reka mere gutya ndaje ndebe ikintu kizaba kuri Charlene ubwo rero nari ifite yerekwa ariko nkubwiye ko ntabwo nari nzi ko bizagera numvaga Imana iri kuntera igipindi ariko aho ngeza ntabwo Imana ibeshye ukiha igihano ndetse na reka tugende reka ndabuke ku muyobozi nawe mubaze ikibazo wenda nk'icyo nari kubaza mama Charlene ufite uyoboye ihuriro ry'ibintu ry'imiryango harya myinshi nk'uko wabivuze iririmo n'abantu batandukanye kandi bose baba bafite ibitekerezo bitandukanye n'inzozi zigiye zitandukanye ntawe Charlene uyu mwana mutoya ni umwana mutoya impamvu bivuga ni akana pe nuko rakunda akarifi akana umubona ukurikije umubona ute n'umushinga Akoze kabisa kuko ari kuvuga ngo kari umwana nibyo kuko n'ibintu atekereza kuko natekereza binini cyane kuruta uko angana nibyo
noneho rero niyo mpamvu wenda bwo ni umwana ariko mu bantu barimo ni umuhanga pe yego ni umuhanga ku buryo ureba ibintu atekereza n'ibyo akora ni umuhanga cyane ngiye ntabwo nshyikira ibitekerezo bye sinabishyikira ni birebire ni birebire umushinga wese umushinga we mu yindi 20 wavuze ndayizi cyane fight or die n'ibikorwa byayo byinshi buriya ni ngiye kano kantu arabizi ubushize nigeze no kubimubwira nabwo ngo mu miryango irimo uyu muryango ndawukunda kubera n'izina ryawo kuko bituma n'ubundi niyo hari n'ikibazo urimo umenya ko ugiye kurwana ukakivamo utakivamo nyine ugapfa rero rwose utaraninjiramo mu bikorwa ucyumva izina ryawo uhita ubona ko rwose ari ibintu bikomeye kandi bizagera kure cyane rwose ni muvo bikomeye ari umuntu abaturage bayiyobotse bakavuga ati kugira duteze imbere igihugu cyacu ni fight or die ni ukurwana cyangwa umuntu akaba yanapfa abakristo mu nsengero bakavuga ati kugira dukiranuke turwane n'izi ntambara zo kuri social media turwane n'abatinganyi badutse turwane n'ibintu byose bibangamiye ubumana ni fight or die nukuri batera imbere yego ibyo ari kubaza shukuru umuyobozi abafite imiryango kandi umuyobozi nta ruhande na rumwe agomba kubogamira ubundi ndiko nawe yavuze ko nawe uhite ariko impamvu ya fight or die ihatse ibintu byose kuko niba shukuru ari umuyobozi sibyo niba afasha abana b'abakobwa batewe ntabwo uzahora ugaburira umuntu utamwigisha aho ibyo biryo biva n'ikintu uri kumukorera ese wowe n'upfa bizagenda uti nugera hari imodoka ikagukubita bizamera uti shukuru we ntabwo yahora abwira yoke abari abana baremamo icyizere kuko dufite shukuru wacu aradufasha sibyo ariko se shukuru ejo bundi naba adahari abo bana bazamera ute niyo mpamvu ikintu cya mbere bagomba kwiga to fight or to die sibyo bakiga ko bagomba kwirwanira ntabwo uhora bategereje ibisubizo ku bandi bantu ntabwo uhora bategereje ibyishimo ku bandi bantu yego baguteye inda n'uri kunyumva wese abyumva nk'umubyeyi ufite umwana umeze icyo abimenye sibyo yego baguteye inda pe birababaje umwana bamufashe ku mufa muteye inda igihe kitageze yari akiri umwana mutoya mufashe ariko umwigishe yuko ugomba kurwana paka abonye igisubizo cy'ibibazo byiwe kuko ngiye ushobora kumpa amafaranga ukankorera buri kimwe sibyo ariko ntafite umutima ayo mafaranga urayama ariko ndaza kuyapfusha ubusa kuko sinda n'ubundi navuga ati aya mafaranga n'ubundi murayamaye ariko ndabona nta kintu yamarira se arona ibibazo byanjye ugasanga itwa amafaranga n'ubwo ari dukeya uzi ikintu tubazi ikindi kintu cya nyuma yari ngiye kuvuga naho ibyo kuvuga ngo nyine mu matorero ngo abatinganyi waje ngo ibyaha byaje n'ibiki ahubwo buri muntu wese aba afite ibibazo byiwe sibyo muri abo rusengero buri wese aba yaje gusenga kandi tuba twaje gushaka imana buri wese nafayitinge ku giti cyiwe ko ujya gufayitinga mu by'abandi fayitinga ku byawe kuko nawe ufite ibibazo byawe bikureba kandi bikomeye cyane ngira ngo ni ibintu byumvikana banatangiye ubutumwa nyine bukomeye ati kwirirwa utinda mu matorero ngo butinganye ngo ibiki ukabigira intambara niba udatingana fayitinga ubwawe bikundi bivuze bikubwiye iki si ibizaza byose nyine tuzabireba turwane yego yes fight or die inama mwari murimo se yari iki kugira wenda ngo abantu baze gusobanukirwa tugane ku musozo ariko tumenye ngo ni ibiki bizakurikiraho muri iri huriro bimeze gutse turakoze inama ikintu yavugaho cyane ni ugutegura iriya event dufite mu kwa gatatu kugira ngo nk'uko inama zibereye mu Rwanda nk'uko zikunze kuba ziteguye neza twavuga ngo dutangire twitegure hakiri kare tureba nayo n'abatumirwa tuzatumira icyo nicyo cya mbere ikindi kwari ukwibutsa imiryango imwe mwigize n'ubundi iyi network kugira ngo mbese ikomeze ikaze
imirimo yayo cyangwa se ibikorwa cyangwa se ibyo baba bariyemeje kugira ngo yo kuba imiryango iri aho ngaho gusa idakora. Cyane ni ibyo by'ingenzi twaganiragaho. Okay, ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane, kandi mu by'ukuri Imana izabafashe bizagenda neza. Icyo nababwira cyo cyangwa ubutumwa bw'ingenzi nabasigira muri iki kiganiro ni fight or die, turwane paka ku munota wanyu. Amashuri dusengera Imana. Eka mbere yo gusenga banze mbwira abantu, hari abantu bazashaka kujoininga fight or die. Hasi ku kiganiro baza gushira imbuga zanjye ngenda nkoresha, bazanyandikira, hari indi noze ba joininga ya WhatsApp yo nzayikora nyuma, ariko kuri WhatsApp yo irahari channel nyine nkoreshaho kiri ibintu ngomba gushiraho, bazayijoininga. Nta muntu n'umuhejwe, ibisaba imyaka, nta limite n'imwe iriho. Okay. Nanjye mbere yuko usenga ndashaka kubwira abantu ko batakwiye kuguma mu gahinda. Yaba ari ababyeyi bafite abana bafite ibibazo byaturutse mu muryango, cyangwa naho yaba ari umwana w'umuturanyi, cyangwa abana bafite ubumuga n'abandi bagowe, barwane kugira ngo ubuzima bwongere bubeho. Noneho ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bo ndashaka kubabwira ngo ntibakabarire nk'abana batazagira icyo bamara, ahubwo bazabarere nk'abana bafite ubumaro cyane, kuko hari igihe Imana ikwima amaso abiri ariko ikaguha amaso atandatu mu buryo bw'ubwenge. Hamwe ushobora kureba umuntu ukabona nta maso agira, agenda atya, ariko wamwitegereza ukabona kubye karindwi aba afite amaso abiri. Hamwe ushobora kubona umuntu atagira amaguru n'amaboko yicara mu kagare, ariko ugasanga Imana yaramuvunje. Ntabwo Imana yimana byose, ugasanga Imana yaguhaye insimburangingo yo kugira ubwenge abandi batagira. Niyo mpamvu abitinyutse uzasanga rimwe ari abayobozi b'abandi bafite ibyo barusha abandi. Nimba ukorana n'umuntu ufite ubumuga cyangwa ubabaye muri urwo rwego, ntukamutererane. Aho biga ku mashuri, aho bakora mu kazi, mu miryango muwo muvukana, nimubiteho nabo biyumve ko ari abantu. Dushyigikira abantu bagowe, kuko burya abantu bagowe n'abababaye bafitanye isano n'Imana. Kandi ikindi kintu, umugisha w'Imana, urufunguzo rugera ku migisha burya akenshi umuntu aba azagira, Imana irubika mu mahoro. Rero nibadakora mu mahoro barukureho. Yego, tuzasubira ariko tuzasubira ariko se wenda mbere yo gusoza ko wabuze wagiye ubona abantu birwa babo bakumbaza rero nta nibyo. Ese nta nimero zanjye bagiye? No, bakubonaga kuri social media, urumva niyo mpamvu wenda bakubaza aba social media influencers bakuba ati Mama Charlene yakadahirutse bya bitekerezo bye ibendera muri ADEPR katarivuzeho ryo butinganye esara byemera, ariko ubundi wenda mu tuntu n'utundi mbere yuko dusoza ubundi wowe wabyakiriye muri make wenda ikintu nabyakiriye abantu bakuri ntuzajya ngo bari amavubi basigaye bameze nk'abarwayi. Kaburiya wibaze ko nge ntari naramenye ibyo ari byo, najyaga mbona ko ari akantu nk'ibendera gutya, nyuma umuntu ati ntuzi ibyabaye muri ADEPR, ntihabaye iki ngo hazamuye ibendera ry'abatinganya. Navuga ni ubusi bwa busutwa bwa bene wacu bize. Ndabikurikirana ndeba akavido mbona uko byatangiye, sanga barokore bagira umunwa wo kwamamaza ibintu bibi, sibyo? Ntashobora kureba icyigisho cya runaka cyiza ngo gihereza abantu bagipostinge no kumbuga, ahubwo akareba ibintu nka biriya bidafite ikintu bimarira abantu bakabyohereza. Biriya bintu rero ikintu nabibonyeho, ntabwo ADEPR yakiriye abatinganye, ariko ADEPR iri mu rugamba. Bakomeze basenge, byagera kuri uriya muntu ngo nizaye ndamukomeje akomere asenge akiri vi hasi, ariko nkabwira asengera iki se? Oya ngewe nabonye utuvideo tw'abantu bajya kumutuka
ndavuga ese umuntu adakijijwe ntiyagira n'ikinyabupfura gufata umuntu nka Izayi wize amashuri ye sibyo ufite amadiploma arunze gutyo ukamwirukaho uri nkandagira bitabo itagira n'iyitaho utagira icyo urya utagira icyo unywa uza kuri YouTube bakaguha 500 yo kuvuga ubusa ukiruka inyuma y'umuntu nkuriye wahagarika uburepresenta akajya kudepoza akabona akazi biriya ni nko kwiruka inyuma y'indege ugendesha igare kuko reka nze nkubwire nta mana yo mu ijuru yatuma abantu kujya gutuka umuntu w'umubyeyi nk'uri kandi ikindi naho yaba umupagani ntabwo imana ari injajwa igira discipline kundi burya n'abayikorera bagira discipline rero mbona abantu n'ibitonde ibyo bintu bavuga ngo imana izahaniza ye ubundi izajya guhaniza ye yazahereye kuba byamamaza izajya guhaniza izabimuhurike noneho ndebye sanga abantu bamutuka ntibaragera mu nama arimo nta na nimero z'abatunzi bazarinda bapfa batagazitunze ntibaramusura nawe ntarabasura ntibaranamusengera n'iminota 2 ngo bagire iyerekwa rye bamenye uwo batuka ni ba bantu nyine sinzi izina nabita ndi hano bagusa barambabaje bantera agahinda sanga rero ibi bintu umuntu biri inyuma ikibamba shitani nabari abantu baramukorera kuko nimba ukorera imana ya Isiraheli ntabwo ikintu nka kiragikwiye kuza ngo ngo noneho kabaye kandi uvuga ngo kabaye ngo muri ADEPR kabaye ugasanga nawe niho asengera muri ADEPR kabaye ugasanga se na nyina niho basengera ADEPR byacitse ugasanga nawe yarahasengeraga avuga ngo ubundi ubonye ubwambure bwa papa na mama waza kuri kamera ukajya kuvuga ngo data namubonye yambaye ubusa ahubwo wareba ukuntu bigira gutya kugira ngo atagira n'ubimenye ibi bintu rero bira bintu biri kuba ni ibyo kugira ngo abantu bazinukwe itorero rya ADEPR kandi ari ku ADEPR mwenyewe harimo nka mama Charlene yenda ADEPR mwenyewe utavangiye gatambaro oya pana gatambaro cyase ko mbunza gusa nose ko ntakubona utakambaye yewe ntabwo urabona nakubisemo icyango haryo ujye kubitabo iyo bibaye ngo mwiyi minsi ari kanze ngo ngese ndi gatambaro gusa oya no urugero narivuze no umutima wanjye karimo urumva ADEPR basobanutse sabo dutambaro ahubwo se umva ewe no kambanye urumva radaje urumva ADEPR mwenyewe umugira umwuka w'Imana ubana n'Imana ibi byose biri kubarabisi ibi ntibishobora kudutungura niyo mpamvu ubona ibibombe biza ariko ukabona tuyigumyemo ibisasu bikaza tukayigumamo kuko iri torero twarikoreyemo ikosi sibyo guhera hasi kugeza ubwo tubaye nyine bagutya abazajya bana bayituka rero izangurukizi zimwe zitazi n'ubundi zitayirimo barahari batayirimo kandi bayirimo ubuse umushumba mukuru wa ADEPR nicyo wamubwira wenda tuvuga ko iki kiganiro ashobora kukireba njyewe ikintu namubwira nuko agomba gukomera yego kuko buriya nta bantu bagucana nk'uyu muriro naho waba ufite amakosa sha wakiherera utuwite habari none ubutaha sinzongera ikintu namubwira we niyishakira ubumwe n'Imana ye utu tugambo tw'abahanuzi ntabwo ari two twamwimitse ngo tumugeze ku ngoma nta nubwo turatugambo twabo ari two tuzamukura ku ngoma uri kumva kuko hari igihe abahanuzi se ntibashobora kugukura ku ngoma abahanuzi bazima batari imihirimbiri yego umuhanuzi reka kubwira nta muhanuzi wakuriza yigongoma muri abambona arasobanura Imana ibatuma ese Imana ijya gutuma baswa yabuze abanyabwenge ntabwo Imana ishobora gutuma abantu ngo bajya gutuka umuntu w'umuyobozi nk'uriya nimba Imana itubaho kagitifu ntabwo yakubaho kizaye kandi mwibutse ko Imana ajya kujya ku ngoma Imana yaramurebaga ubwo itaramurebaga yambwira aho yari yagiye ni Burundi kuki sitemeye ko yicara kuri iriya ntebe icyatumye ahicara nicyo ngomba kumwubahira yaba ari umupagani yaba ari umukirisitu ngomba kumwubaha kandi impamvu mwubaha nuko andenze uziriko kurwanya umuntu utanakigura ukarwanisha akarimi kuri kamera Izayi urarwanya Izayi se ngo muzamushobore bira rero umuntu atanakijijwe yanagira ikinyabupfura Izayi rero nagumemo kuko nimba hari ikintu nabo kuyobora
nanjye mufatiye iry'ibyo nzajya musengera musabira amavuta ahakeneye ubwenge Imana ibumuhe ahakeneye iki Imana imufashe kuko sinajya kumujajinga ntazi niyo ataha niko bimeze yego kugira ngo ni ibintu byumvikana Charlene hari icyo urenzaho buri wese nareba ese ni iki cyagukuye muri ADEPR sobanurira abajureka ibintu birebire nabizi ushaka ko ndaziteguye ariko ikintu nakubwira buri wese nama y'igisize twese turi mu isi y'ikaraga gutya wese afite ibibazo bye n'ujya kumayindinga ibibazo by'umusatsi wanjye kiraza kuba ikibazo gikomeye urabiyamye bagakati ntabwo bagakata se ubwo rero ngo naguye ntabwo naguye uracyari umurokore wo muri ADEPR mbere yo kuvuga njye nubaha umuntu wese n'imyemerere ye sibyo Joe buri muntu wese ndamwemera n'imyemerere yiwe sibyo ariko ni ukuri kabivuge wenda Imana wihangane sibyo buri wese yihangane ngombwa ko nihangana ADEPR irimo abantu benshi bampemukiye ku rwego bangeze indani sibyo sindi mu bavuga ariko barizi nibareba iki kiganiro barakizi sibyo ngewe Charlene rero nujya kumayindinga iby'umusatsi wanjye bibuze kunkuraho amafaranga yari ayanjye nta gihugu nahombeje nta muntu nagushije ko mwe rero ngo nakugushije ngo kuko nashyizeho umusatsi ntabwo mba nakugushije warebye ibibazo byawe nawe wenda ushaka akanatirere gake igihe ugura amavuta ushyiremo inatirere yawe mere neza ariko wiza kuvuga ngo nakugushije sibyo twese dufite ibibazo byose nareba njyewe ndi niyo principe yanjye njye ndeba ibindeba ibitandeba nkareba ubu usengera he wenda umuntu ashaka kugibaza azajya muri ADEPR ese ko ari we ndi kubaza ndimo sibyo ADEPR nyirimo ibyo byo kuvuga ngo naguye n'ibiki nta muntu ujya njanjinga nanjye winjanjinga ntabwo se ugira impungenge yuko muzagonganira kuri disipurine yawo imisatsi disipurine hamwe ibindi mwikoce ati ibindi rero ni mwikoce disipurine yanjye irahamye ngira ngo ni ibintu byumvikana murabona kubera kutaganira tudaherukanye dufite ibintu byinshi nyine twaganira kandi Charlene babahaye ubutumwa ibintu byo kureba abantu inyuma ngo twe turi abarokore ngo ibi amanatirere umugabo uzi ukuntu hano mu isi n'ibyo nyabivuga ariko mbikina ari brand nta manager w'Imana uri hano niko bimeze nta secretary w'Imana ntawe Imana n'Imana irishoboye n'abantu bayo sibyo bareke guca imanza bareke gucira abantu imanza nimba mu rusengero hajemo abo batiganye abakirana umutima mwiza wenda bafite impamvu wenda yabibazanyemo bashobora no gukiza umuntu niye kuza n'isima Yesu yaje gukora iki yaje gufasha abantu badakijijwe ngo bakizwe bamumenye ninza ntakijijwe ntazi Yesu kanyirukana se nzamumenyera nabo batinganye nimba bahari nibaze hanyuma umuriro dufite kuko twebwe tutarabatinganye tubatwike bihana cyangwa basubire ese ubu abantu bashobora kuba batarabatinganye ariko bafite ibindi byaha bakora ubona Imana wagira ngo ubutinganyi bwabaye icyaha ariko urara ijoro ngo Charlene ntazabe nturi umutinganyi ariko urara ijoro ko Charlene nagera ku ishuri azikubite hasi ajya ahora ameze nk'umusazi azamere nabi gusa umugome urenze uwo nguwo ni umugi umuntu aratingana yego aratingana ariko ni ku ruhande rwe sibyo nta wundi muntu abangamiye ariko urara ijoro Charlene njye ndwara mere nabi icyo ngicyo nicyo kigushimishije mve mu ishuri mbere ubebe gutya wowe kandi bose utari umutinganye nta bindi batwara nibareke tuhahurire nyiri itorero n'imbaraga z'Imana ziri mu itorero ngo batinganye baje ahubwo iyo babaza ubundi bazaze banadupime barebe twebwe tutarabatinganye turabamarira iki hari ibintu ntemera njye ntaho baza pe buri wese ku ruhande rwe yirebera udatingana ntafite ibindi bintu afite ibindi akora njyewe reka mbabwize ukuri sinjya ndimenya njyewe naho abatinganyi baza mu itorero iryo bendera rikazamuka ubwo nanjye nahita amenya iry'Imana icyo rihamaze kuki ubundi dutinya abatinganyi nimba tutaratinya abarozi bigira ishishi mukaza kuturaza ijoro ntidutinye abigiri amapusi abona gukubitanye nabo aho umuntu avuga ati nzamutangaho ayanjye ariko mama Charlene ntazambanaho akakugira ikuzima akagutabikana n'abana bawe kandi mugahurira mu rusengero
nimba abo bantu tubana nabo bafite izo mbaraga n'iyo myuka y'abatinganyi nize mu itorero nimba hari Imana ya Isiraheli izabahindura nitabahindura ntago bindeba ntago bindeba. Hari umupasiteri w'umuririmbyi witwa Mugabo Venuste afite indirimbo nkunda cyane nyumva kenshi cyane uvuga ngo nimuhore mukenyeye mu mitima, ngo nimuhore mukenyeye mu mitima amatabaza yanyahore yaka aho gutanyura imyenda yanyu ahubwo mutanyura imitima, imyambaro yanyu ntibi bitenge cyangwa imishanana, imyambaro yanyu ibimirimo imwe yo kwera no gukiranuka. Abantu ako kana nimureke aho gutanyura imyenda gutwita ku misatsi, aho kwita ku ibendera byego byazamuwe, ahubwo mureke dutanyura imitima, imyambaro yacu ntibe ibitenge n'imishana basazijwe n'ibendera hazaza n'ibirutaryo kuko n'ibyahano hazaza ibintu biruta ibendera. Urumva bibakomeje none mukome musozi kuko tuzagera mu gihe kivuga ngo abazimana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ese tuzakirizwa mu ijuru? Tuzakirizwa muri ADEPR izazamo abo batinganyi, irimo abarozi bajya ikuzimu, irimo abarozi b'abadiyakoni bajyana abaririmbyi ikuzimu bakabatangaho ibitambo. Naho tuzakirizwa mwirukirukana abanyabyaha, ahubwo ni mwera imbaraga imbuto zibakurura. Imyambaro yanyu ntibi bitenge n'imishanana, imyambaro yanyu n'ibimirimo imwe yo kwera no gukiranuka. Mama Charlene urabona ko ukumbuwe, tuzasubira kuri nzagaruka kandi vuba. Gusa icyo nabwira abafana banjye n'abakunzi ba Mama Charlene, umva mwabantu ndi muzima nongereho ngo ndi muzima. Hari abandi bazi ko babaye hanze ko kuko wagiye hanze, harabambaza gati se yagiye iki kujya hanze ntabwo icyo nsubiza gapfa kuvuga ati ubanza muri Afghanistan. Byose ni hamwe. Okay, mfite aho nagiye. Tujya bagiye kurwana muri Ukraine. Okay, icyo mbabwira nuko mpari. Bafite ibintu byinshi ndimo kandi ndi gutegura n'irivuga butumwa. None se Joe kamubwira. Aba bakifana banje. Ngewe sinzi kwaka amaturo nk'abantu. Nta nunyoherereza ituro. Urumva nagiye no kwisuganya. Nubizi ko internet ihenda. Ni mu cameraman. Nta n'umuntu mpanata. Nagiye guhingira y'umu cameraman nayo gushaka internet no gushaka amavuta. Kugira ngo nze duhangane n'izo mbaraga muri kumva ngo z'abatinganye n'abaki. Kandi ikindi jawe ngomba kuza hano mvuga ibintu bifite umumaro. Maze iminsi ifite n'ubwo ibintu mbona kuri kamera abantu bameze nko basaze, nkavuga ninza ashobora kuvuga ibintu bitandukanye. Gusa ndamahoro ndi kubategurira ibyiza, ubu mbafitiye amakuru mwabantu mwumva ninyashyira hagaragara muzavuga buti Mama Charlene bo rya hantu yatinze byari sawa. Ngira ngo ni ibintu byumvikana ni naha ngaha kuri kubahobera cyangwa kuri uyu muhobero niho dusoreje kino kiganiro. Azagaruka mwakoze cyane ko dukurikira. Imana ibahereza umugisha kandi ikemure ibibazo byanyu. Mama Charlene ati reka mbaho ubutumwa bwa nyuma none ubu urahituha mikoro Mama Charlene adusenge. Sinzi impamvu binyuzuye kandi bindimo niyo maze igihe naboneka, ariko ikintu nshaka kubwira abantu uyu munsi guhera uyu munsi wige kureba ikintu kuko wite ku kintu nawe wakesha ugatekereza ko iki kintu kuko kirandeba nari nkwiye kugitekerezaho no kugitaho umwanya wanjye. Ikindi kandi uyu munsi wige kurwana cyangwa se sibyo, ibyo bintu bibiri numara kubikora ubuzima bwawe buzahinduka. Waba uri umukristo waba utari umukristo, urebe ibikureba ibitakureba byihorere, umenyane n'ubuzima bwawe ubundi ubuzima bwawe buzahinduka. Amen. Tugiye gusenga rero Imana ibaho umugisha. Tugiye gusenga Imana namwe tubasengere kandi mwakoze, turabakunda, turahari n'ukuri turi bazima ntitwaguye, turi mu mbaraga z'Imana. Hanyuma ibyo turi kubategurira turi kubyegeranya, muzatubona twaje mu yindi sura. Imana ibaho umugisha. Turagushimye Mwami Imana yacu ko wabanye natwe muri uyu mwanya. Tugushimiye kugira neza kwawe kongeye kuduha kwicara hano kugira ngo tugire inama abo waremye. Ushyigikire iki kiganiro kandi gihembure cyubake abantu benshi bagira aho bava n'aho bajya. Ineza yawe ntibure kuzenguruka abo waremye batuye ku isi. Rwanirira abo waremye, rwanirira itorero natwe turwanirire.
kandi ukomeze kwagura imbago zacu kugira ngo tubashe kugukorera. Wakoze cyane rero, wagize neza ko twabanye, wadufashije utwungura ubwenge bw'ibyo dukwiye kuvuga, ukomeze kuduha amagambo yo guhumuriza, kugira inama buri wese mu cyiciro arimo. Turagushimye, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen.